Bavandimwe nshuti, reka nongere mbasuhuze muri uyu mugoroba. Amahoro y'Imana abane namwe. Dukomeje amateraniro yacu twatangiye ejo muri gahunda y'amasengesho dufite muri iki cyumweru, aho twibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nka Safu Family tukaba twarateguye kandi twarabonye ko ari byiza ko habaho gahunda y'amasengesho, gahunda y'amateraniro, gahunda yo kwiga ijambo ry'Imana ribasha kuduhumuriza mu bihe nk'ibi ngibi. Abantu batari bake baba barimo bibuka ibyabaye muri 1994, aho bigaragara ko umuryango nyarwanda wakomeretse, umuryango nyarwanda wahangayitse, umuryango nyarwanda wagize ibibazo bitandukanye. Nk'uko twabibonye nimugoroba rero, nta handi humure ryaturuka uretse mu byanditswe byera, urwandiko rw'umukunzi, ijambo ry'Imana Imana yaduhaye kugira ngo ribashe kubonekamo ibyadufasha, byanaduhumuriza mu gihe gisa n'iki ngiki. Reka nanjye mvuga nti mukomere kandi muhumure, kuko Uwiteka Imana ni umuhumuriza mukuru kandi niyo itubwira ngo duhumure. Nk'uko twabibonye ku munsi w'ejo, isomo rituyobora ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 40, umurongo wa 1 n'uwa 2, ari nayo mirongo twaraye twibanzeho nimugoroba, aho Bibiliya ivuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize. Niko Uwiteka Imana ivuga. Umurongo wa 2 hakandikwa hati, muvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe. Nk'uko twabibonye nimugoroba, ubuzima tubamo muri iyi si bwuzuyemo intambara, bwuzuyemo ibyago, bwuzuyemo amakuba n'ingorane zitandukanye, ariko muri uyu mugoroba Uwiteka arakubwira ngo nimuhumure. Muhumure, intambara zirashize. Intambara z'uburyo butandukanye, intambara z'uburyo bwinshi tubamo muri ubu buzima, nimuhumure kuko Uwiteka yiteguye kuzirangiza. Uwiteka yiteguye kuzirangiza, yiteguye gushyira iherezo kuri izo ntambara. Nibyo, mu buzima tubamo duhura n'ibibazo, duhura n'akaga, duhura n'ingorane n'ibyago n'ibibazo bitandukanye, ariko Uwiteka aratubwira ati nimuhumure. Iyo tugeze mu gice cya 41 cy'iki gitabo turimo tureba cya Yesaya, uhereye ku murongo wa 8, Yesaya 41 umurongo wa 8, haragira hati, ariko weho Isirayeli, umugaragu wanjye, Yakobo natoranije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye, weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranije sinaguciye. Haleluya. Iri ni ijambo rinejeje, iri ni ijambo riteye ibyiringiro, iri ni ijambo rikwiriye guhumuriza imitima. Ariko weho Isirayeli. Ahari muri uyu mugoroba ushobora kutavuga Isirayeli ukahashyira izina ryawe, ariko weho Aburahamu, ariko weho Samueli, ariko weho Esiteri, ariko weho Rusi, ariko weho, hashyira izina ryawe. Wowe we kumva Isirayeli, ahubwo wumve wowe nka wowe urimo wumva ubu butumwa muri uyu mugoroba. Umugaragu wanjye cyangwa umuja wanjye, uwo natoranije, rubyaro rwa Aburahamu inshuti yanjye. Amateka y'umukurambere Aburahamu, abantu benshi murayazi yuko Imana yamushimye ikavuga iti uyu ni inshuti yanjye, ndetse ni sekuruza w'abizera. Dushimira Imana cyane yuko abizera Imana twese turabuzukuru cyangwa abuzukuruza, turi urubyaro rwa Aburahamu. Umurongo wa 9, weho nahamagaye
reka dushimire Imana yuko yaduhamagaye, kandi nawe yaraguhamagaye nk'uko nanjye yampamagaye. Yaduhamagaye duvanye mu moko atandukanye, mu bice bitandukanye, mu myizere n'imyemerere bitandukanye. Imana iraduhamagara, reka dushimire Imana yuko twitabye Imana. Haleluya. Njya nkunda kuvuga yuko nitabye Imana, ugasanga ari abantu tutabyumva kimwe. Ukavuga ati ibyo bintu uvuze ni ibiki? Icyampa namwe mukitaba Imana. Ndashimira Imana yuko nayitabye, kuko yarampamagaye nditaba. Ndavuga nti ndi hano mwami ntuma, ndavuga nti ndi hano mwami nkoresha, ndi hano. Uko ni ukwitaba Imana. Abitabye Imana rero, twebwe abitabye Imana yaraduhamagaye kandi turayitaba. Nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, aho wahamagawe uturuka mu mpera z'isi, hahandi wari uri utazi ko hari Imana igira neza, utazi ko hari Imana ihumuriza, utazi ko hari Imana ikiza, utazi ko hari Imana yomora inguma, utazi ko hari Imana ibasha guhoza amarira. Burya ni mu mfuruka zitandukanye, ni mu mpera z'isi, ni hirya ngiyo mu mpera z'isi, kandi ahantu hatandukanye Imana irahagukura, iraguhamagara nawe urayitaba. None iraduha isezerano ikavuga iti ntabwo naguciye. Haleluya. Ahari inshuti yanjye, muvandimwe nkurikiye muri uyu mugoroba, ushobora kubona ibibazo wagize ari bishingiye ku mateka y'igihugu cyacu turimo twibuka muri iki gihe, ari ibindi se biri hanze y'ayo mateka wahuye nabyo mu buzima. Ahari ni ubukene, ahari ni uburwayi, ahari ni ugusuhuza umutima, ahari ni ukwifuza ibintu ntubibone, n'ibindi bijya bitubabaza, ukavuga uti ariko Imana yaranciye, Imana yaranyibagiwe, Imana yarantaye. Inkuru nziza kufitiye muri uyu mugoroba ni uko Imana itaguciye, ni uko Imana itagutaye, ni uko Imana ikikwibuka, irakuzi, kandi izi mpamvu z'ibi byose bikubaho. Reka dushimire Imana yuko nta kintu kibasha kutubaho itakizi. Buri kimwe cyose kitubaho Imana irakizi, izi ni impamvu zacyo, kandi ifite n'uburyo buhagije bwo kuturinda icyo ari cyo cyose cyaduhemukira, cyatugwa nabi. Iyo yemeye kikabaho rero, ibizi impamvu, kandi ibasha gukura icyiza mu kibi. Niyo mpamvu muri uyu mugoroba ngiye kuduhamiriza yuko itaduciye. Ndashimira Imana yuko itaduciye, nubwo twarabo gucibwa. Imibereho yacu yari mibi, ubuzima twabayemo bwari bubi, imiryango dukomokamo yari mibi, umubano twari dufitanye n'Imana wari ntawo, twari dukwiriye gucibwa. Ariko Imana yongera kuvuga muri uyu mugoroba ngo ntabwo naguciye. Icyampa ngo iri tangazo risobanukire mu matwi ya buri wese turi kumwe muri uyu mugoroba, yumve yuko Imana itamuciye, ahubwo Imana iramwemera. Niyo waba waragize akaga gakomeye gate, niyo waba waragize ibyago bikomeye bite, niyo waba waragize ingorane zimeze zite, humura, Imana ntabwo yaguciye. Humura, Imana yongeye kuguhumuriza nshuti yanjye, muvandimwe, ngo uhumure, ntabwo yaguciye. Nibyo wahuye n'ingorane, wahuye n'akaga, ahari wabuze ababyeyi bawe, ahari wabuze uwo mwashakanye, ahari wabuze abana, birashoboka ko wabuze abavandimwe, birashoboka ko wabuze inshuti, birashoboka ko wabuze abaturanyi, birashoboka ko usigaye uri wenyine, ntawe ufite watakira. Muri uyu mugoroba Uwiteka ntiyaguciye. Ongera wubura amaso urebe mu ijuru, umenye ko hari Imana ikomeye, hari Imana ikwitayeho, hari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ikinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Iyo Mana niyo igutangariza ngo ntabwo naguciye, humura. Amagambo akurikira ni ay'agahozo, umurongo wa 10. Mbibutse ko turi mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 41, umurongo wa 10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Nshuti yanjye, witinya, nukuri pe. Nubwo ibikangisha ari byinshi, nubwo ibiteye ubwoba bihari, nubwo ibigaragara nk'ibibazo bihari, ariko Uwiteka yongeye kukubwira muri uyu mugoroba ngo ntutinye. Humura, witinya rwose, ntutinye. N'Imana ibivuze, kandi niyo kwizerwa, ntabwo Imana ibeshya. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Reka mbabwire, kuva dufite Imana Data wa twese w'umutabazi, ntabwo dukwiriye kwiheba. Nibyo igihugu cyacu n'isi muri rusange hariho ibintu byinshi byatuma twiheba, hari ibyatwihebesha bikatujyana kure, hari ibishaka kutuvana mu munezero n'ibyishimo, ariko Uwiteka arakubwira ngo ntutinye kandi ntukihebe. Nubwo wahuye n'ibibazo, ugahura n'ibiguca intege, ugahura n'ibigukomeretsa,
muri uyu mugoroba ijwi ry'Imana ryongeye kuvuga ngo ntutinye, kandi ijambo ry'Imana riravuze ngo ntukihebe. Reka tureke gutinya kandi tureke kwiheba. Kubera iki? Ni koko Imana ni Imana yawe, kuko ndi Imana yawe. Imana ni kuhamiriza ikavuga ngo jyewe Imana nijye ubivuze, ndi Imana yawe. Kuba ndi Imana yawe ntukwiriye kwiheba, ntukwiriye no gutinya. Nubwo wahura n'ibibazo, menya yuko ndi Imana yawe, kandi ndiho niryo zina ryanjye, ndi uwo ndiwe. Niba Imana iriho kandi ikaba ari Imana yacu, ntabwo dukwiriye gutinya, ntabwo dukwiriye kwiheba. Aravuga ati, cyangwa Uwiteka arakomeza agira ati, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Mbega gukomezwa n'Imana, mbega gutabarwa n'Imana. Ahari muri iyi si y'umuntu afite umuryango ukomeye, akagira abantu bakomeye mu by'ubushobozi bumwe cyangwa ubundi, bafite imbaraga cyangwa bafite ubushobozi mu by'ubutunzi ndetse no mu bindi. Iyo wumva bafite, ugatekereza ko bafite, wumva umutima wawe ugaruye ibyiringiro, ukumva urakomeye, ukumva nta cyakunyeganyeza. Ariko abo bantu bose nta n'umubonerwamo agakiza. Abo bantu bose bajya bagenda ibyabo bikarangira. Amateka arahinduka, uwari ukomeye akoroha. Amateka arahinduka, uwari ukiza agakena. Ariko Uwiteka ntahinduka. Uwiteka niwe ukuha isezerano, akakubwira ati, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Reka mbabwire ko Uwiteka ari umutabazi wacu utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Aradutabara kandi aradukomeza. Igihe twacitse intege aradukomeza. Igihe twagize ingorane tukagira ibibazo bitandukanye, Uwiteka aradukomeza. Niyo mpamvu avuga ati, nimuhumure bantu banjye, muhumure bana banjye, nzajya mbarinda, nzajya mbakomeza, kandi nzajya mba hamwe namwe, nzajya mbatabara. Igihe mugize ikibazo icyo ari cyo cyose, niteguye kubatabara, ndi maso. Kandi ntabwo Uwiteka asinzira ntanahunikira, ahubwo igihe cyose aba yiteguye kudutabara. Akavuga ati, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Reka dushimire Imana yuko itubumbatira mu biganza byayo, nk'uko abana b'inkoko bihisha mu mababa y'inkoko nyina ikababundikira, igishaka kubangiza cyangwa kubahemukira ntikibashe kubageraho. Ni ku Uwiteka natwe atubumbatira, atubumbatiye mu mababa ye. Niwe uduha isezerano akavuga ati, ntimutinye kandi ntimwihebe, ndi Imana yanyu, nzajya mbatabara, nzajya mbarinda, nzajya mbakomeza, nzajya mbakingira, nzajya mbaramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, kandi uko kuboko niko gukiranuka kwanjye. Reka dushimire Imana yuko gukiranuka kwayo ikutwambika, ikakuturamiza. Hanyuma umurongo ukurikiye wa 11 aravuga ati, dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware. Reka mbabwire ngo ba bandi bose bakurakariye, ba bandi baguhagurukiye, ba bandi bagutesheje umutwe bakagukoza hirya no hino, bazakorwa n'isoni bamware. Abagutonganya bazahinduka ubusa ndetse bazarimbuka. Reka mbabwire ngo ba bandi bose baduhagurukiye bakagutonganya, bakagucira ibico, bakagira bate, igihe kizagera we kongera kubabona ukundi, kandi bazamwara ndetse bakorwe n'isoni. Nshuti yanjye, iyo dukomeje mu gice cya 41 cy'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, guhera ku murongo igice cya 43, igice cya 43, guhera ku murongo wa mbere, Uwiteka arakomeza akagira ati, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, kandi akakubumba wowe Isirayeli. Nk'uko nabivugaga mu kanya, ahari Yakobo, ahari Isirayeli, hashyira izina ryawe. Uvuga uti, ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe, hashyira izina ryawe, kandi akakubumba wowe, hashyira izina ryawe. Ntabwo ari Yakobo, ntabwo ari Isirayeli gusa. Muri uyu mugoroba ndagira ngo nawe wumve yuko ibyabwiwe Isirayeli na Yakobo uyu munsi nawe ari amasezerano yawe. Uyu munsi niwe Uwiteka abibwira. Aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Shima cyane Imana yuko izi buri muntu wese nkaho ari wenyine uri ku isi. Ahari abantu bashobora kwitiranya abantu n'abandi. Urugero, nk'abantu bavutse ari impanga, izo bita mu Gifaransa ngo ni levrejimo. Abantu bakaba basa, bakaba bareshya, bakaba mbega ku rwego rwo gusa udashobora kubatandukanya. Ariko Imana ikuzi nkaho ari wenyine uri ku isi. Imana nta muntu yitiranya n'undi. Niyo mpamvu ikubwira ngo naguhamagaye mu izina ryawe, kandi nakubwira ngo uri uwanjye. Urumva ko icyo nababwiraga mu kanya ngo
aho kuvuga Yakobo na Isirayeli yashyira izina ryawe, Uwiteka Yesu avuga ati naguhamagaye mu izina ryawe, ni iryo nyine witwa, ni wowe, ntabwo ari Yakobo, ntabwo ari Isirayeli. Ariko niba witwa Yakobo ubwo nawe ni wowe, niba witwa Isirayeli ubwo nawe ni wowe. Ariko niba utitwa n'aya mazina, iryo witwa niryo Uwiteka yaguhamagayemo, arakubwira ati witinya, uri uwanjye. Umurongo wa 2, kubw'ibyo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntabwo bizagufata. Reka dushimire Imana ko yaduhaye amasezerano meza, amasezerano y'ibyiringiro, amasezerano yuzuyemo ihumure. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Bibiliya itwereka neza yuko nta mahoro ari mu isi. Mu isi niho Satani ashyize ubwami bwe. Iyi si Satani ayirimo, nibyo n'Imana iyirimo, na Yesu ayirimo, ariko irimo Satani. Niyo mpamvu rero igihe turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Iyo Imana ivuga ngo nunyura mu mazi, ibizi yuko uzayanyuramo, ariko ikavuga iti humura nzaba ndi kumwe nawe, no muri ayo mazi nzaba ndi kumwe nawe. Reka twibuke urugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani bagaruka mu gihugu cy'isezerano. Mwibuke igihe Mose n'abo yari ayoboye, ndavuga ubwoko bwa Isirayeli, igihe bari bageze ku nyanja itukura. Bibiliya yanjye nawe yerekana uburyo urugendo rwari rumeze, ngo bageze ahantu babona bageze neza neza ku nyanja, kandi inyanja ni ahantu hanini cyane. Yenda bamwe muri twebwe nibo babashije kubona inyanja, ndashaka kuvuga abasohotse muri iki gihugu bakagera mu bihugu byo hanze, kuko twebwe igihugu cyacu ntabwo gikora ku nyanja, ariko nibura gikora kuri Lake Kivu, ku kiyaga cya Kivu. Reka tuvuge ngo wowe utarabona inyanja urebe Kivu ukigereranye n'inyanja, nubwo inyanja ari nini cyane. Nibuka ko hari inyanja imwe nigize kuba ngendaho turi mu ndege, ariko twagenda amasaha arenga 2 turi hejuru y'inyanja. Tekereza indege kugenda ahantu harenze amasaha 2 iri hejuru y'inyanja, bigaragara ko inyanja ari nini cyane. Ariko yenda ntuyizi, niba utayizi tekereza amazi menshi waba warabonye. Abisirayeli bari bageze ku nyanja, barebye imbere babona ni inyanja, kandi inyanja itukura yari nini, warayirebaga ntuyiheze. Maze ngo baratekereza baravuga bati uwakwisura inyuma tugasubira muri Egiputa. Maze ngo barebye inyuma basanga ingabo za Farawo zirabakurikiye, zaje zibakurikiye, zari ziri inyuma yabo. Ngo barebye iburyo bagira ngo bahunge, babona hari imisozi. Barebye ibumoso basanga hari imisozi. Bari bakikijwe n'imisozi iburyo n'ibumoso, imbere hari inyanja, inyuma hari ingabo za Farawo. Bivuze iki? Iyo bakomeza bakajya imbere bari kugwa mu nyanja bagapfa. Iyo basubira inyuma ingabo za Farawo zari kubica. Iyo bajya iburyo cyangwa ibumoso ntibajyaga kuhurira ko yari imisozi miremire cyane. Ahangaha rero bari bageze ahantu hakomeye cyane. Ariko nk'uko Uwiteka yasezeraniye Yakobo na Isirayeli, nk'uko nawe gusezeranira muri uyu mugoroba yuko nunyura mu mazi azaba ari kumwe nawe, Uwiteka yabwiye Mose aramubwira ati mwebwe nimwihagararire gusa, ubundi mutegereze murebe icyo Uwiteka ari bukore. Bibiliya ibivuga yeruye yuko yabwiye Mose ngo namanuke ajye mu mazi, aramanuka ajyamo. Maze ngo abwira n'abari bamukurikiye cyangwa abo bari kumwe b'Abisirayeli, ababwira ati namwe nimuze tugende. Baragenda bajya mu nyanja hagati. Ngo umuntu wa nyuma w'Umwisirayeli mu bo Mose yarayoboye amaze kugera mu mazi, ni ukuvuga ngo iyi nyanja yose yarakamye, amazi arahagarara, ayo haruguru arahagarara, ayo hepfo arakomeza aragenda, bambukira hari inyanja nkahumutse. Haleluya! Tekereza iyo kaburimbo Imana yashyize mu mazi. Maze ngo barambuka umwe ku wundi, barambuka. Uko bambukaga humutse, n'ingabo za Farawo zari zibakurikiye, zaje zibakurikiye zijya kwambukira muri iyo nyanja. Nababwiye ngo inyanja iba ari nini cyane. Nuko igihe umuntu wa nyuma w'Umwisirayeli yari avuye mu nyanja, ubwo uwa mbere w'ingabo za Farawo wari ubakurikiye nawe yari ari hafi kugera ku nkombe kugira ngo akurikire Abisirayeli, kandi umuntu wa nyuma w'ingabo za Farawo nawe yari amaze kugera mu mazi. Bivuze ngo Abisirayeli bose bamaze kuva mu nyanja, nta n'umwe usigayemo, kandi abo kwa Farawo, abo Abanyegiputa bari bakurikiye bose bamaze kugera hahandi hari inyanja habaye kaburimbo. Imana ihita ifungura amazi yo haruguru, ifungura n'ayo hepfo yose araza barengaho, nta n'umwe wasigaye mu ngabo za Farawo zari zibakurikiye, kandi mu Bisirayeli nta n'umwe wabashije kurengerwa n'iyo nyanja. Iyo Uwiteka aravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, ni icyo abavuga. Ababisobanura neza akavuga ati niyo haba ari mu mazi ushobora kuyakamya ukahambukira humutse. Rero ntutinye, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, kandi nuca no mu migezi ntabwo izagutembana, uzahagenda nkahumutse,
abisirayeli babihamya. Akongera akavuga ati nunyura no mu muriro ntabwo uzashya kandi ibirimi byawo ntabwo bizagufata. Ahari Meshaki, Saduraka na Abedinego baba abahamya b'iri somo, baba abahamya b'uyu murongo. Nimujye mureke tugende tujye mu kibaya cya Dura turebe aho abagaragu b'Imana uko ari batatu, ba bandi bafashwe ari abanyagano, ba bandi bafashwe ari imfungwa z'intambara, igihe Nebukadineza yateraga i Yerusalemu akahagota akahanyaga, mu bintu yanyaze hari harimo n'abana beza cyane, ngo bari babwiwe, ndavuga ingabo za Nebukadineza, ngo bagende bafate abasore beza bafite uburanga bakwigisha iby'ubwenge n'ubupfumu n'ubukonikoni by'i Babuloni bakabimenya batagoranye, maze ngo baragenda barabatoranya. Muri abo bana harimo Meshaki, Saduraka na Abedinego ndetse na Daniyeli. Murabizi neza ukuntu bageze ibwami bakanga kwiyandurisha ibyo kurya by'umwami n'ibyo kunywa yaryaga, bakemera kujya barya ibishyimbo n'imboga n'imbuto. Bagira amahirwe uwari ushinzwe kubarinda bibemerera. Nyuma yaho umwami aje gukoresha ikizamini asanga abo ngabo bariye ibyo kurya bisanzwe by'imbuto n'ibishyimbo bakanywa n'amazi, ngo bafite ubwenge kuruta abandi bariye inyama bakarya bakanywa na za vino umwami yajyaga anywa. Abana b'abaheburayo uko ari bane, ndavuga Daniyeli, Meshaki, Saduraka na Abedinego, ngo batunganira Imana kandi bayihamya mu gihugu cy'abanyamahanga, banga kuyinambukaho ahubwo bakomeza kuyinambaho. Igihe cyaje kugera, murabyibuka igihe umwami yarotaga inzozi akabura uzisobanura, abapfumu n'abakonikoni bose bakananirwa, biza kugaragara yuko abanyabwenge bose bakwiriye kwicwa. Kandi Daniyeli, Meshaki, Saduraka na Abedinego bari baramaze kwinjira mu mubare w'abanyabwenge b'i Babuloni, kuko nabo ngo nawe wari uhanije kumenya nkabo, nabo bari bazi ubwenge, bagombaga kwicwa. Rero itegeko ryica abanyabwenge nabo ryarabarebaga. Ariko abana b'Imana basaba uwari uje kubabwira ngo baze bajye kwicwa, avuga ati nimuduhe igihe. Babaha igihe batakambira Imana, babwira Imana bati Imana, ibuka yuko watuvanye mu Yerusalemu ukatuzana hano kandi twaraguhagarariye. Bayibutsa uko bagiye bahagarara kigabo kandi bahagarariye ukuri kw'Imana. Baravuga bati none tugiye kurimburanwa n'aba bapagani b'i Babuloni, koko turimburanwe n'abapfumu n'abakonikoni, natwe abana bawe dupfe nkabo. Maze Imana igenderera Daniyeli nijoro imwereka inzozi, imubwira n'icyo zisobanura. Igihe Daniyeli yari amaze kubisobanurira umwami, amubwiye n'icyo zisobanura byose yumvise ari byo, ahita amugororera kumugira umuntu ukomeye. Aravuga ati rwose wowe uraba nka minisitiri w'intebe wanjye, uraba nk'unyungirije. Ahita amubwira ati nyamara nyakubahwa, abwira Nebukadineza ati ntabwo burya urugamba narurwanye jyenyine, ahubwo hari abandi bahungu twari kumwe, abo ni Meshaki, Saduraka na Abedinego. Nuko umwami avuga ati ibyo biroroshye, umwe nafata intara y'amajyepfo undi y'amajyaruguru undi uburasirazuba, buri wese amuha intara ajya kuyobora. Igihe kiza kugera, Nebukadineza aravuga ati ubwo cya gishushanyo barose cyaje kuvaho kandi umutwe wacyo ukaba wari izahabu, reka noneho nkora igishushanyo cy'izahabu kimeze nka cya kindi gihagarariye ubwami bwanjye, abantu bose bakiramya. Kandi kuramya icyo gishushanyo kwari ukugaragaza yuko abantu baramya ibyaremwe n'intoki z'abantu bataramya Imana. Meshaki, Saduraka na Abedinego ntabwo bagombaga kuramya icyo kimenyetso, ariko niba bafite n'uburyo bwo kuba bavugana bati tubigenze dute, tubyitwaremo dute. Muri ubu buzima iyo umuntu akubiswe agahura n'akabazo yenda gashingiye ku myizerere cyangwa ibindi, ufata telefone ugahamagara umuntu ukamubaza uti mbigenze nte. Nibuka muri covid umubyeyi umwe wampamagaye kuri telefone, nuko aranyibwira nsanga ndamuzi, arambwira ati ubu tuvugana ndi kumwe na gitifu w'akagari, ndi kumwe na gitifu w'umurenge, none mbabarira umbwire waba warikingije. Ni kubera iki se? Ati ndagira ngo niba warikingije nanjye nemere bankingire, ariko niba utarikingije ntabwo ndi bwikingize. Nuko ndamubwira nti naba narikingije naba ntarikingije ntukwiriye gukora ibyo nakoze, ukwiriye gukora ibyo wumva uhamanya n'umutimanama wawe. Ariko niko bigenda muri ubu buzima, iyo ugize akabazo urahamagara, none mbigenze nte, ko ngeze muri situation imeze itya mbigenze nte, ese wowe wabyitwaye mute ngo nanjye nkwigane. Meshaki, Saduraka na Abedinego nabo bafite ayo mahirwe kuko nta telefone yabagaho, nta buryo bw'itumanaho bwabagaho. Baherukanaga ibwami, buri wese agiye yoherejwe mu ntara, kandi Daniyeli yari yasigaye ibwami. Urumva rero bafite aho bagisha inama. Ariko icyo nshimira Imana ni uko umujyanama ari umwe. Umwuka wari uri muri Meshaki niwe wari muri Abedinego no muri Saduraka. Biragaragazwa nuko bamaze guhabwa inzandiko zo kubaza n'abaturage mu kibaya cya Dura, abo bayobora bose barabazanye bageza mu kibaya cya Dura. Aba umuntu ushyiraho itegeko ry'umwami cyangwa urivuga araritangaza ati nimumara kumva urusaku rw'amafirimbi n'imyirongi n'ibintu byose bivuze, buri muntu wese aci bugufi y'ubarare arabyigishanya Imana Nebukadineza yakoze. Utari bukiramye arajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko
imyirongi iravuga, amafirimbi aravuga, amabubura, isambuka, byose biravuga nk'uko itegeko ryabivugaga. Abantu bose barubarara, hasigara hahagaze abantu bakubiye mu mitwe ibiri cyangwa mu bice bibiri, mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere cyasigaye gihagaze kitari cyemerewe kubarara, ni icyiciro kiri muri ba batware b'umwami bari burebe ko hari umuntu wasigaye ahagaze. Ubwo abo ngabo itegeko ryo kujya mu itanura ry'umuriro ugurumana ntabwo ryabarebaga, kuko bo bari abantu bareba ko ibyo umwami yifuje koko bishyizwe mu bikorwa. Abantu bashyira itegeko ry'umwami mu bikorwa ntabwo itegeko ribahana. Undi mugabane wa kabiri wasigaye utubaraye ni abagabo batatu. Abo bagabo batatu babandi bashinzwe kubarara bahise bayirukanka baragenda barabazana. Ngo byarabatangaje, ndavuga Meshaki, Saduraka na Abedenego bageze imbere y'umwami babona bongeye kuhahurira uko ari batatu. Haleluya! Imbaraga yari iri muri Meshaki niyo yari iri muri Saduraka, kandi uwo mwuka wari muri Abedenego niyo wari muri bagenzi be, bituma bongera kugarurwa imbere y'umwami. Ngo bahageze ntabwo bababajwe cyane nuko bagiye kujugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana, ahubwo banejejwe cyane nuko bakomeje guhagararira ukuri kw'Imana. Ese twebwe tujya duhagararira ukuri kw'Imana iyo twaba tugeze mu byago, iyo twaba tugeze mu kaga, iyo twaba tugeze mu ngorane? Umuririmbyi aravuga ati shikamye ku masezerano y'Imana naho naba nkozwa epfo na ruguru. Ese twebwe koko tujya dushikama ku masezerano? Nuko umwami abaha amahirwe ya kabiri, aravuga ati ngaho yenda bababeshye, babashutse, ni umuntu wabakoresheje, mbahaye amahirwe ya kabiri. Ngaho noneho nimwongera mukumva byo bintu byose nk'uko byatangajwe, muhite mwubarara, ntacyo muri bube, ariko nimutubarara ndaza kureba Imana iri bubakize iyo ariyo. Aba basore uko ari batatu ngo barebanye mu maso baramwenyura, nubwo itanura ryakaga rigurumana, ndavuga mu kibaya cya Dura, maze ngo baramwenyura bavuga bati umva Nyagasani, wikwirirwa uvuna abantu, kuko n'ubundi bamwe bapfukamye, bamwe bubaraye nibo bari bwongere, wikwirirwa ubavuna. Twebwe ntabwo dushobora kubarana ngo turamye igishushanyo wakoze. Kubera iki? Kuko Imana yacu ishobora kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. Aba bahungu uko ari batatu bari barize neza uyu murongo, reka musubiremo. Ni Yesaya 43 umurongo wa 2. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntabwo uzashya, kandi ibirimi byawo ntabwo bizagufata. Aba bantu uko ari batatu bari barigishijwe, ni abana b'Abaheburayo n'abana ba Isirayeli, bari bazi neza ko Imana ishobora kubarindira mu muriro ntibagire icyo baba, ndetse n'ibirimi byabo ntibibafate. Niyo mpamvu bibwiriye umwami bati Imana dukorera ibasha kudukiza. Iryo ni ihame rya mbere rya Gikristo, ni uko Imana twizera ishobora byose. Ni Imana itagira ikiyinanira, ni Imana itagira ikiyitungura, ishobora byose, nta kiyinanira. Ibasha no gukiza umuntu mu itanura ry'umuriro ugurumana, ibasha kugiza umuntu mu mazi ntamutembane, iyo Mana irabishoboye. Ariko ihame rya kabiri nicyo babwiye umwami bati ariko naho itadukiza. Ahari tugarukiye kuri uyu murongo wa mbere cyangwa kuri iki gice cya mbere kivuga ngo Imana dukorera ibasha kudukiza, ushobora kuvuga uti kuki abarenze 1 miliyoni bapfuye mu mezi 3 mu Rwanda? Ese bapfuye Imana iri hehe? Yarebaga kuki itabakijije? Reka mbabwire ngo si uko byayinaniye. Tujya twumva ubuhamya bw'abacitse ku icumu, tukumva ubuhamya bukarishye, tukumva ubuhamya ukuntu byari biremereye, ukuntu byari bikomeye. Bamwe babibayemo, abandi babyumva gutyo mu makuru kuko batiyari bahari cyangwa batabibayemo. Ariko ubwo buhamya iyo butanzwe cyangwa iyo buvuzwe, twumva ukuboko kw'Imana gukomeye kwagiye gukiza abantu mu buryo bukomeye. Rero n'aba ngaba bapfuye, aba bigendeye, si uko Imana yiraniwe kubakiza, ahubwo ni uko Imana byose iba yabyemeye. Itabyemeye ntabwo byaba. Rero umugabane wa kabiri ni uko Meshaki, Saduraka na Abedenego bavugiye icyarimwe bati ariko naho itadukiza. Ubwo byumvikane ngo Imana gukiza byirabishoboye, iryo ni ihame. Ariko niyo itabikoze ikomeza kuba ari Imana. Ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana yo kwizerwa. Bona nubwo yabikoze ibintu mu buryo butandukanye nuko twabitekerezaga, ariko ihora ari Imana. Nuko baravuga bati naho itadukiza ntabwo turi bupfukame, ntabwo turi bwubarare, ntabwo turi buramye igishushanyo wakoze. Bibiliya yanjye nayo iravuga ngo uwo mwanya ngo Nebukadineza azabirangwa n'uburakari, ahita avuga ngo nibacane itanura baryenyegeze ryaka inshuro 7 kuruta uko ryakaga. 7 mu buhanuzi murabizi icyo bisobanuye, ni ukuvuga ngo ni ryake ku buryo bwuzuye,
ntihagire akantu gasigara namba kagomba kwaka katatse, barabafashe babajugunyamo. Ariko ikintu gitangaje ni uko ngo mu kanya gato kashize Nebukadineza yahagurutse akajya kureba ukuntu bahiye, maze ngo agiye kubonabona bari banatembera mu muriro, kandi ngo ntabwo batemberaga bakiri batatu, ahubwo ngo bari bane. Nuko ubwo aravuga ati ahamagara ibikomangoma bye n'abatwara, aravuga ati harya ntitwajugunye abantu batatu mu itanura ry'umuriro? Bati yego rwose nibo twajugunye, muri abantu ahiye bakongotse byarangiye ukuntu ryakaga. Aravuga ati reka 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 reka, ati ndareba batembera mu muriro babohowe, bari babaziritse bajugunyemo babaziritse, ariko ngo abona baratemberamo babohowe, ati kandi ntabwo bakiri batatu, ahubwo ndabona babaye bane. Ati gitangaje kinakomeye ni uko ishusho y'uwa kane ndeba asa n'umwana w'Imana. Haleluya. Reka mbabwire ngo ishusho y'uwa kane yari iri mu itanura ry'umuriro ugurumana ni Yesu Kristo, wa wundi utabaraho rukomeye, umutubwira ati nimuhumure bantu banjye, intambara zirashize, nimuhumure kandi mukomere. Nubwo mwahuye n'ibibazo bikomeye bimeze nk'ibyo aba basore bahuye nabyo cyangwa se binabirenze, ariko nimuhumure. Ya shusho y'uwa kane yari iri mu itanura ry'umuriro ugurumana ibasha kuboneka mu bibazo byawe bikuremereye, ibasha kuboneka wihebye, ibasha kuboneka wakurutse umutima, ibasha kuboneka wabuze uko ugira, maze uwa kane akaza akakuba iruhande. Nk'uko yabaye iruhande rw'aba basore rero uko ari batatu, ndabifuriza muri uyu mugoroba yuko namwe yababa iruhande, twese akatuba iruhande muri ibi bibazo duhura nabyo muri iyi si, muri aka kaga, muri aka gahinda, muri aya marira, muri iyi miborogo. Uwa kane akomeze kuba mu ruhande rwacu. Reka twese duhumure kandi duhumurizwe n'umuhumuriza ukomeye, uyu nguyu ubasha guhumuriza abantu ntibagire icyo bikanga, abe mu mitima yacu kandi dukomeze muri ibi bihe bikomeye, mu izina rya Yesu.